umva ibikorwa amaze gukora mu myaka 2 yonyine mu gihe amaze ku buyobozi mu myaka mikenya 2 gusa. Umva ibintu amaze gukora. Uyu ni president wa Burkina Faso bamwita Ibrahim Traoré. Uyu mugabo yasanze igihugu cye GDP yaco ingana na miliyari 18 z'idolari. Miliyari arangije ubu tuvugana mu myaka 2 GDP y'igihugu cye imaze kugera kuri miliyari 22 na miliyoni 100 z'idolari. Icyo ni cyambere. Ikindi no mugabo amaze kugera ku butegetsi Ibrahim Traoré yakoze mu president muto cyane. Uyu mugabo yanze inguzanyo arazamagana zitangwa na International Monetary Fund cyangwa se IMF ndetse na banke y'isi. Arababwira ngo nta nguzanyo zanyu dukeneye mu gihugu cyacu. Icyo gihe mu magambo yaravuze ngo igihugu cyacu cya Burkina Faso by'umwihariko na Afurika yose muri rusange, ati Afurika ntago ikeneye banke y'isi, Afurika ntago ikeneye IMF, ndetse Afurika ntago ikeneye Uburayi, nta nubwo Afurika ikeneye Amerika. We nicyo kintu yavuze. Izo nguzanyo zabo n'amadeni byabo yarabyanze. Icya gatatu amaze gukora, uyu mugabo akimara kugera ku buyobozi, imishahara y'abayobozi abaminisitiri yarayigabanyije n'abandi bose bagize inteko. Imishahara yabo yayigabanyijeho 30%. Urumva nawe umuntu ukugabanyiriza umushahara wawe hafi 30%, umushahara wawe abameze nk'uwumazeho. Akigera ku buyobozi yafashe imishahara y'abagize inteko, abaminisitiri n'abandi bose n'abadepite n'abandi bose bagize inteko n'abasenateri, imishahara yabo ayigabanyaho 30%. Arangije ahubwo imishahara y'abakozi, bano bakozi bakorera rubanda, arayongeraho 50%. Ngira ngo imishahara yaba bakozi ubundi bakorera rubanda amanywa nijoro ba buri munsi bavunika, usanga imishahara yabo itagizamuka. Ugasanga umwarimu ntajya azamurirwa umushahara, ni umukene kandi ari gukora cyane. Ugasanga umuganga umushahara uhora hasi. Ugasanga abantu nk'abo ngabo nyine, abantu nk'abo ngabo bano twita ngo ni civil servants, ugasanga imishahara yabo ntigizamuka. We akigera ku buyobozi imishahara yabo yise yizamuraho 50%. Uyu mugabo akimara kugera ku buyobozi, iki gihugu cya Burkina Faso gifite ukuntu gitunze zahabu nyinshi munsi y'ubutaka. Yese atangira gushyiraho uburyo ki amabuye y'agaciro azajya atunganyirizwa mu gihugu cye cya Burkina Faso mu rwego rwo kugira ngo ayongerere agaciro. Arangije ikindi kintu yahise akora, yahise ahagarika koherezwa kwa zahabu zidatunganijwe mu Burayi. Arabihagarika kuko biriya bintu bituma zahabu wagira ngo nta gaciro ibifite. Buriya nibyo usanga biba muri za Kongo, ugasanga amabuye y'agaciro murayafite ku bwinshi pe, amabuye y'agaciro agafatwa yose akahita yoherezwa hanze akajya gutunganyirizwayo. Yamara gutunganyirizwayo bayagura ameze nkaho ku giciro kiri hasi cyane, kuko zahabu igira agaciro yamaze gutunganywa nyine yanyuze mu ruganda. Uyu mugabo rero yese avuga ngo zahabu itatunganijwe ntabwo igomba gusohoka ngo yoherezwe i Burayi, zizajya zibanza zitunganyirizwe hano, nimba turabazigurisha hanze zigenda agaciro twamaze kukongera, tugende natwe zahabu zihenze. Uyu mugabo icyo yakoze, yahise yubaka urundi ruganda rwa kabiri rutunganya ipamba mu rwego rwo kugira ngo ipamba naryo risohoke mu gihugu. Bari basanga mu ruganda rumwe, yise yubaka urundi rwa kabiri mu rwego rwo kugira ngo ipamba risohoka muri Burkina Faso rigenda usanga ryongerewe agaciro ndetse ryatanze n'imirimo. Ibi ngibi impamvu yabikoze ni iyi: usanga igihugu nk'iki ngiki gihinga ipamba ryinshi, iryo pamba muramara kurihinga abazungu bakaza bakahita baritwara kuko aribo bafite inganda ritunganya ipamba. Bamara gutunganya ipamba agaciro kakaba kariyongereye, mwebwe ugasanga nta kintu muri gufataho. Bariranguye kuri make kuko ridatunganije, kuko bari gukubwira ati turarinyuza mu ruganda turitunganye, kandi barijyanyeho bakarinyuza mu nganda. Izo nganda ni izabo, ziri iwabo, abakozi bakora muri izo nganda ni ababo. Mbega usanga bagiye kungukira kuri rya pamba ryawe wahinze. Ibrahim Traoré rero icyo yakoze ni iki: akigera ku buyobozi ejo bundi mu myaka 2 amaze ku buyobozi, yese yongera ashinga uruganda rwa kabiri rutunganya ipamba kugira ngo rijye rifi wabo ryamaze gutunganywa ibintu byose, ku buryo bari abazungu baza kurirangura amafaranga menshi bayasiga abaturage ba Burkina Faso bakore nabo muri izo nganda zitunganya n'ubundi iryo pamba. Mbega inyungu nyinshi bayisigarana ubwabo. Kusanga ipamba, imyenda abazungu bambara ni imyenda yakozwe mu ipamba ryavuye hano muri Afurika. Ugasanga n'ubundi baragiye bararitunganije n'ibiki, umwenda ugarutse weho wahinze iryo pamba cyangwa se weho nyiri kugira iryo pamba, ugiye kujya kugura iryo pamba cyangwa se ugiye kugura umwenda ugwagaze nk'ibihumbi 10 cyangwa se miliyoni n'urugero cyangwa 500, kandi mu by'ukuri byaravuye muri bya bintu byanyu mwe mu bitangiye nk'ibiceri bike cyane. Ugasanga baragiye ibintu byose barabyikorera, bakuyemo ibintu byinshi cyane. Uyu munsi wa none bakubwira ko ubundi kino kigubona cya Tesla nimba uyibona, Tesla bura ntago yapfa kubaho ngo igera higeze Kongo idahari. Ntago zino telefone z'ama iPhone ubona runo ruganda rwa Apple rwabasha kubaho ngo rumere uko rumeze, ngo rube ruhari Kongo idahari.
ndetse n'ibindi bigo byinshi cyane ujya ubona byinshi ntabwo byakora bikomeye ujya ubona bihambaye ku isi Kongo idahari. Ariko se Kongo yungukira abaturage bari kwicwa n'inzara. Tuvuze ngo ikintu kiba gikenewe cy'umwihariko ni iki? Ni umuyobozi nk'uyu nguyu ufata icyemezo nk'iki akavuga ati bari abantu ntabwo bakeneye ahubwo nibo bankeneye. Ibrahim Traoré we mu magambo yaravuga ngo yavumbuye ko Afurika idakeneye Amerika, Afurika idakeneye Uburayi, Afurika ubwayo irikeneye, ntabwo ikeneye bariya abantu. Cyane ko yanabonye ko ziriya nguzanyo zabo n'amadeni yabo ariho bahera bakontorora abanyafurika, arabanza arabyanga. Ikindi kintu yakoze kigaragaza ko aba ari guca ubucakara, yabanje guca ko nta muntu ugomba kwambara biriya bintu, hari ino misatsi y'amawigi ngo bivuye mu Bwongereza abagore n'abakobwa bambara biriya bintu, yarabicira avuga ati biriya bintu mugomba kubica. Ndetse arongera aca mbabarire nari mbabeshye, ntabwo ari ibintu byambarwa n'abagore by'amawigi, hari ibiwiga ahubwo bano bantu bambara bari mu nkiko, kuko inkiko za Abongereza bari nibo systeme yabo ngo yo guca urubanza mwabonye ko ariyo yagiye iganza mu bihugu byinshi byagiye bikoronizwa nabo no hirya no hino. Usanga abanyafurika iyo binjiye mu rukiko bambara ya makanzu nk'ay'abacamanza bo mu Bwongereza bambara. Nucunga neza uzarebe Abongereza imanza zabo cyangwa se hirya no hino ku isi muri bari abazungu, iyo abacamanza binjiye mu rukiko ababurana n'ibiki bose binjira bambaye ya makanzu ameze nk'ayo mu Bwongereza bambara, ndetse bashyizeho na bya bisatsi bimeze nk'aho ari iby'abazungu nyine by'ibiwigi bambara bakarinza ku misatsi yabo kugira ngo baze mu rukiko bakore ibyo. Yarabiciye aravuga ati ubwo nabwo n'ubukoroni gute mwinjira mu nkiko za Afurika mwambaye amakanzu nk'ay'Abongereza, mwambaye ibiwigi bambara nabyo bari mu nkiko zabo. Ati ibyo ngibyo ntabwo tubikeneye hano, n'ubucakara. Mugarukane umuco wacu mu nkiko, ko n'ubundi bino bintu byose bihera mu mutwe. Uko ukomeza ukoresha ibintu by'umuntu cyane, icyo agutegetse cyose ugira ngo nicyo, kuko umufata nk'Imana, kuko nta identite yawe uba ufite. Umugabo akimara kugera ku buyobozi yashoye amafaranga mu buhinzi, agura bino bimodoka by'ubuhinzi, bino bya tingatinga by'ubuhinzi, ashora mu byerekeranye n'amamashini y'ubuhinzi, mu matiyo ajyana amazi mu mirima, icyerekeranye n'ubuhinzi muri rusange. Uno mugabo yagishoyemo amafaranga kugira ngo igihugu cye kibanze kihaze mu biribwa. Buri ubuhinzi buza mbere, utariye ibindi byose narwo watekereza iyo mishinga cyangwa se irindi terambere. Yakoze uko ashoboye kugira ngo abahinzi babashe kugera kuri za mbuto zimeze neza zo guhinga mu mirima yabo, kugira ngo batange umusaruro uhagije. Kandi ibyo ngibyo mu gihe cy'umwaka umwe byari byatangiye kugaragara, kuko guhera mu mwaka wa 2022 kugeza mu mwaka wa 2024 uno mugabo umusaruro by'umwihariko tunavuze uw'inyanya gusa wariyongereyeho amatoni ibihumbi n'ibihumbagiza, bitewe n'imbaraga yagiye ashora mu byerekeranye n'ubuhinzi. Uyu mugabo kuva yajya ku buyobozi, igihugu cye cyasohoraga amatoni y'umuceri angana na metric tons zigera ku 280, ariko uyu munsi mu mwaka ushize wa 2024 hari hatangiye kujya barikura toni zigera metric tons zingana n'ibihumbi 326. Umugabo akigera ku buyobozi, operasiyo zose za gisirikare zakorwaga n'Abafaransa yisabanza arazihagarika. Ibirindiro by'Abafaransa byari biri mu gihugu cye arabica, aravuga ati nta basirikare b'Abafaransa dukeneye kubakorera mu bihugu byacu, mujye gukorera iwanyu. Cyane ko uyu mugabo yavugaga akabwira Ubufaransa bukavuga ngo dukwiye kubana neza tukaba ibihugu by'inshuti, ati kuko n'ibirindiro by'abasirikare bacu bikaba biri aho ngaho muri Afurika cyangwa se aho ngaho mu gihugu cyanyu cya Burkina Faso. Uyu mugabo akababwira ati ntago twanze kuba inshuti n'igihugu cyanyu cy'Ubufaransa, ariko se ko Ubufaransa ari inshuti na Amerika, Ubufaransa ari inshuti n'Ubwongereza, kuki mutagira ibirindiro bya gisirikare mu Bwongereza cyangwa mu bigire muri Amerika, kandi nabyo ari ibihugu by'inshuti zanyu? Kuki mwumva ko Afurika ariho hantu mugomba kuzana ibirindiro by'abasirikare banyu, twabyemera ngo akaba ari bwo bigaragara ko turi inshuti zanyu? We niko abibona. Ibyo yose nabyo abanza arabihagarika, ati nimba Ubufaransa buvuga ko ari inshuti zacu, ntabwo ari ngombwa mugira ibirindiro bya gisirikare hano. Nimba mushaka kuturindira umutekano ngo wacu, dushoboye kuwirindira nimujyana abasirikare banyu. Kuki bibabaza muri kuduhatira uwo mutekano wanyu? Bitangazamakuru by'Abafaransa byakoreraga muri Burkina Faso byose yarabihagaritse, yarabyirukanye. Se uyu munsi wa none iyo urebye ibikorwa bindi amaze gukora, guverinoma ye imaze kubaka imihanda mishyashya, imihanda yari iriho nayo bari kuyivugurura bayagura bayigira minini, ku buryo mbega urebye ibikorwa remezo mu myaka 2 uno mugabo amaze ku buyobozi, uyu Ibrahim Traoré, ubona ko ibintu byose ari kubivugurura kandi biri kwihuta bikozwe mu myaka 2 yonyine amaze ku buyobozi. Ikindi ari kubaka ikibuga cy'indege gishyashya gihambaye kugira ngo igihugu cye kizakomeze gukora ubuhahirane hirya no hino ku isi mu buryo bwiza cyane. Ibi ni ibintu amaze gukora mu myaka igera kuri 2 n'ibindi byinshi tutahita tuvamo. Hari abayobozi bamaze imyaka 20 bamaze imyaka 50 hirya no hino muri Afurika 10, ariko ugasanga nta kintu na kimwe barakorera igihugu cyabo ngo bakore basi kimwe cya kabiri.
kimaze gukorwa n'uyu mugabo mu myaka 2 yonyine amaze ku butegetsi. Ibyo ngibyo rero nibyo byatumye abaturage abanyafurika hirya no hino, uragera muri Kenya ugasanga bari kwigaragambya, wareba ku mbuga nkoranyambaga abantu bari kwigaragambya bamagana ibihugu by'amahanga byatangiye gupanga, kuko uyu mugabo Ibrahim Traoré byatangiye kugaragara ko batangiye kumugerekaho ibyaha ko ari umuntu mubi kugira ngo bamwangishe abantu, ndetse bikavuga ko ngo bari kumupangira kugira ngo bamwice. Bimeze bite? Reka tubyinjiremo neza. Nicyo yasubije. Muri ubu buzima turimo bwo mu kinyejana cya 21, aho kubaho neza ari inzozi n'intego bya buri wese, aho bose batuye mu nzu zisa zimwe zubatse kimwe nkaho zubatswe n'umuntu umwe, ukeneye kubaho mu mwihariko. Ukeneye inzu yubakanye itandukaniro mu bwiza no mu gukomera. Mu yandi magambo, ukeneye Mess Limited. Turi kompanyi impuguke mu gushushanya cyangwa se gukora imbata z'inzu, kuzubaka, gutunganya imbere mu nzu zo guturamo n'izo gukoreramo, finissage n'ibindi byose bigendana n'ubwubatsi. Byose tubikora vuba kandi mu bwiza bwinshi cyane. Twubaka inzu nziza haba mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu gihugu. Kubera ko intego yacu ari ubunyangamugayo, hari abantu benshi twubakira badahari, baba batuye mu mahanga cyangwa se kure mu turere. Akazi ka Mess Limited ni ukubaka inzu yishimirwa n'uyituyemo, kandi ubwo bwiza no gukomera kwayo ikazabigumana kugera mu gisekuru gikurikiyeho. Wowe utubwira igitekerezo cy'inzu wifuza, tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugiye isuri kunogeye. Mess Limited ikorera mu mujyi wa Kigali ku Muhima mu nyubako ya Akagera Business Group, ni munsi ya Banque Populaire iruhande rwa Vision Fund. Dukorera muri floor ya 2. Duhamagare kuri 07 27 73 0860 cyangwa usura urubuga rwacu rwa internet wa@mess.rawa. Wowe uratubwira inzu urota, ubundi tuyubake. U Rwanda n'abarutuye bamaze kumenya agaciro k'ikoranabuhanga. Ibyo ubwabyo ntibihagije kuko banakeneye n'iduka ryizewe ryo kuguriramo laptop zigezweho ndetse na accessoires zazo kandi ku biciro binogeye amatwi yabo. Aho ni muri Rape Technology Limited. Iduka ricuruza imashini ziganjemo HP, Lenovo, MacBook, Microsoft Surface, gaming laptop n'izindi zitandukanye. Niye handuzi batanga garanti y'umwaka ku gikoresho cyose uguze. Uretse muri Rape Technology bagufasha guhahira ku masoko mpuzamahanga nk'Ubushinwa ndetse na Dubai. Ukaba watanga avance ya 50% y'igikoresho batumye, handi ukayatanga gikugezeho. Bakora amasoko, bagatanga ubujyanama ku ikoranabuhanga. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya TCB munsi ya Simba. Abahamagare cyangwa ubandikire kuri 0782 919693. Unabasange ku mbuga nkoranyambaga zose. Bitwa Rape Technology. Rape Technology Limited. Join the digital life. Afrika yose yahagurutse iri kumujya inyuma, ndetse abanyafurika by'umwihariko urubyiruko ruri kwamagana ibihugu byo hanze, by'umwihariko bamagana Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagaragaza ko Ibrahim Traoré bagomba kumurinda uko byamera kose, kuko bimeze nkaho bashaka kongera kumubambura cyangwa se bashaka kumwica. Uyu perezida tugiye kurebera hamwe muri kano kanya, ibi byose byatangiye kuzamuka kano kavuyo uri kubona hirya no hino mu bihugu, ku mbuga nkoranyambaga, ku mateleviziyo yo hirya no hino muri Afurika no hanze, bitewe n'ijambo ryavugiwe imbere ya Sena, imbere y'abasenateri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se imbere y'inteko. Ikavugwa ubona ko bagaragaza ububi n'imikorere mibi ya perezida muri kano kanya. Afurika ifata nk'intwari, igihugu cye gifata nk'intwari, bavuga ati niwe mu perezida uri gukora, uri guhindura ibintu ndetse uri gutera ikirenge mu cya Muammar Gaddafi. Ariko muri Amerika mu nteko yabo bagaragaje ko ngo akora nabi, ari umuntu mubi cyane. Mu gihe uno mugabo Ibrahim Traoré igihugu cye kivuga ati kuva twabaho nibwo tubonye umuyobozi uri kongera gusubiza ibintu n'ubuzima bwacu ku murongo. Abantu bagahita bavuga ngo ese Amerika irashaka kumwica? Sinzi impamvu abantu bakomeje kubibona muri iyo shusho. Kuki ngo amahanga ashaka kwica uno mugabo? Mwe hari abazana ibitekerezo byo bakavuga bati ahanini iyo hagaragaye umuyobozi udatinya bino bihugu byitwa ngo ni ibihangange, ushaka gukora ibintu mu nyungu z'abaturage be, adashatse kunezeza bariya gusa ngo amere nk'ari igikoresho cyabo, ngakenshi ngo bamukura mu nzira. Ibyo nta nubwo ari ibinyoma, ni ibintu twagiye tubona. Umuyobozi ukorera neza abaturage be, agashyira imbere inyungu z'abaturage be, ukabona amahanga ntago bira bihugu byitwa ngo ni ibihangange ntago ari guhuza nabyo, we ari gushaka guhuza n'abaturage be n'iterambere ry'igihugu cye. Akenshi uwo muntu twagiye tubibona hari ukuntu akurwa mu nzira.
giye kurebera hamwe ijambo ryavuzwe na Ibrahim Traore mu magambo ye ubwo yari ari kuganira asubiza ibyari byamuvuzweho mu nteko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho tuze no kureba ibintu amaze gukora kuva yagera ku butegetsi, ariko by'umwihariko reka tubanze tugaruke hano. Hari mu nteko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inteko yari yateranye, nibwo baje kugira gutya abasenateri bavuga muri aya magambo giye kukumvisha. Ibi byose byatangiye ubwo general bita ngo ni Michael Langley yari ari imbere ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mu general bita ngo ni Michael Langley niwe uhagarariye icyitwa ngo ni AFRICOM, cyangwa se ni nk'icyitwa ngo ni United States Africa Command, iyo AFRICOM. Uyu mugabo niwe yihagarariye, mbega ni nk'ishami rya gisirikare cyangwa se ni nk'ishami rya gisirikare rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari kaniri rishinzwe gukurikirana amamisiyo yose akorerwa muri Afurika n'ibirindiro bya Afurika by'abanyamerika ariko biri muri Afurika, n'izindi misiyo cyane cyane n'ubundi n'ibyerekeranye n'imikoranire ya Amerika na Afurika, ariko bo bahagarariye ni nk'ishami rishinzwe bya gisirikare na biriya bigo byose ubona nyine n'ubundi biri muri Afurika ariko bya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Michael Langley niwe uhagarariye icyo bita ngo ni AFRICOM. Bamutoye guhera mu cyangwa se bihagarariye iki kigo guhera muri 2022. Urumva raporo z'ibyerekeranye na gisirikare n'ibiri kuba n'umutekano wa Afurika, ariko atanga raporo muri Amerika niwe uhagarariye icyo kigo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niwe utanga ayo makuru. Rero ajya asabwa raporo, basabwa raporo. Iyi raporo yari ari kuyitangira imbere y'inteko ishinga amategeko, by'umwihariko abasenateri bamuri imbere bari kumuhata ibibazo. Avuga ijambo, iri jambo yavuze ryahise ritera ubwoba bwose abanyafurika baravuga ngo intwari yacu Amerika irashaka kuyica. Nicyo kintu cyabaye urebye hirya no hino kumbuka. Bityo uyu mugabo yaregaga cyangwa se uyu mujenerali utanga raporo z'ibibera muri Afurika, abayobozi ba Afurika n'ibirindiro bya Amerika muri Afurika, yagaragaje ko uyu mugabo twita nk'intwari muri Afurika, perezida wa Burkina Faso Ibrahim Traore, yamugaragaje nk'aho ari umuntu ukwiye gufungwa mubi, ndetse ngo wiba zahabu za Burkina Faso akazikoresha mu nyungu ze gusa, akazikoresha we n'itsinda rye ry'abasirikare be mbega bafatanije inyungu, ntarebe inyungu z'abaturage. Icyo nicyo cyaho no mu generali yashinje perezida Ibrahim Traore. Mu gihe Ibrahim Traore Afurika yose izi byari gukorera igihugu cye n'uburyo umutungo wa Afurika ukoresha hanini cyangwa se ubutaka bw'igihugu cye mu kugira gateze imbere igihugu cye, ariko muri Amerika ho uyu mujenerali yaragiye aricara mu nteko aravuga ngo uriya mugabo ni igisambo, akwiye gufungwa kuko umutungo w'igihugu cyawukoresha na zabuze igihugu cye mu nyungu ze bwite gusa. Ibikomeza kubaza abanyafurika cyane cyane hanini nuko mu minsi yari ishize mbere yuko muri Amerika bino bihavugirwa, Ibrahim Traore n'ubundi yari amaze kurokoka indi kudeta bari bagiye kumutera, hahita havugirwa n'amagambo muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Country is receiving gratuities on the side that in order to the benefit of the strongman leader and not to the populace of the country. Does that sort of corruption and bribery go on with regard to the Belt and Road? Absolutely, Chairman. I see this. Ahangaha nimba wumva neza yari chairman muri iyi nteko yari yateranye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hano yari ari gukomeza agaruka ati ndabyumva neza, atese ikintu cyo kuba hari bamwe mu bayobozi bakomeye cyangwa se umuyobozi ukomeye bafata umutungo bo bakawikubira ukungukira bo gusa kugira ngo umutungo w'igihugu ugire akamaro abaturage bose muri rusange. Ibyo ngibyo naho warabihabonye neza aho ngaho muri Burkina Faso, cyangwa se yari ari gutanga raporo nyine ni wa mujenerali nakubwiye Michael Langley. And I don't mind calling them out, but Captain Traore and Burkina Faso, as they know that both, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds. Neza uno mujenerali yahise amanuka iyo raporo yose ayitanga gutyo muri iyo nteko avuga ngo ibyo koko twarabihabonye muri Burkina Faso ni ikibazo gikomeye cyane. Usanga ububiko bwa zahabu za Burkina Faso bukoreshwa n'aba basirikare bafashe ubutegetsi bayobowe na Ibrahim Traore mu nyungu zabo, nta muturage n'umwe bagirira akamaro, ndetse bamushinja ruswa, bamushinja ko ari umuyobozi mubi. Niyo dosiye cyangwa se niyo raporo yatanzwe n'uyu mujenerali ushinzwe misiyo n'ibindi byose bya gisirikare, ibikorwa bya gisirikare iterambere bikorerwa muri Afurika ariko bikozwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi nibyo byatumye abantu bose bavuga ngo Amerika iri gupanga gukorera iki Ibrahim Traore. Noneho ikindi kintu gitangaje cyabayeho, uyu mujenerali Langley uyu Michael Langley ni umwirabura,
abantu bose bahise batangira kwijya ku mbuga nkoranyambaga, abandi bajya mu bitangazamakuru baravuga ngo ese abazungu batangiye gukoresha ya systeme yabo ya kera bivumburiye. Buri abazungu bivumburiye aga systeme kavuga ko ngo iyo ushaka kurwanya umwirabura nta gukoresha umuzungu ngo urwanye umwirabura, ngahubwo ukoresha umwirabura mugenzi we kugira ngo amurwanye. Uyu mujenera uri gutanga no raporo avuga ngo Ibrahim Traoré ni umuntu mubi, ni umuryi wa ruswa, ni umuntu ureba inyungu ze gusa utareba inyungu z'abaturage, ubutunzi bw'igihugu bukoresha mu nyungu ze n'abasirikare be bamwe, ni umwirabura nawe. Mu gihe abirabura bose ubundi bo hirya no hino ku isi bari proud cyangwa se batewe ishema n'imiyoborere ya Ibrahim Traoré. Ibi ngibi abantu bahise bavuga ngo Amerika igaruye ya system yo gushaka kurwanya abirabura ngo ibakureho ikoresheje abandi birabura. Aho ngaho iyo babivuze gutya kenshi bahita bagarura ishusho ya Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi buriya nawe bajya kumukoro, bajya kumwica, na Amerika yamwishe, bajya kumwica babanje gukoresha perezida w'umwirabura n'ubundi wari uriho, twari tuzi ko ari uzarebera inyungu z'abanyafurika. Uwo mu perezida wari uriho umwirabura bita Obama n'ubundi niwe wabyirangirije, ubuyobozi bwe nibwo bwarangije perezida wa Libya. None hano nabo abantu bongeye kugira ubwoba, ni impungenge bagize bavuga bati kuki uyu mujenerali w'umwirabura ari uje kunengo turi kwita ngo ni intwari n'ubundi muri kano kanya y'abanyafurika. Nawe ibyaba bigiye kumubaho ntago byaba bimeze nk'ibigiye kuba kuri Muammar Gaddafi. Kuki bari kuvuga ngo nta kintu akora, ngo ubutunzi bw'igihugu bukoresha nabi, ibya n'ubundi bagiye bashinja Muammar Gaddafi bajya kumurangiza, babanje kumugaragaza nk'idayimoni. Ubundi ni gutya gahunda yabitangira, kugira ngo bakurangize bagomba kubanza bakakugaragariza mu birabura bagenzi bawe, mu baturage uyoboye, bakakugaragaza nk'aho uri shitani, kandi nabo ubwabo bakayita ishusho y'ibyo wabakoreye, ibikorwa remezo, ibintu byose wakoze, nabo mu kanya gatonya koko iyo shusho bakayibura. Abirabura bagenzi bakaba batangira kukurwanya. Uyu munsi Ibrahim Traoré akimara kumva ibintu, abantu bakajya mu mihanda bakigaragambya, Ibrahim Traoré nawe yagiye imbere avuga ijambo. Reka twumve ijambo yavuze asubiza bano banyamerika bari bari kumwita gutya. Ibrahim Traoré mu majambo yise asubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika akimara kumva ibyo ngibyo, akimara kubona ukuntu abanyafurika guhera za Kenya, guhera hirya no hino ku isi hari abirabura batangiye gukora ibiganiro, na bamwe mu bazungu bashyigikiye Afurika batangira gukora ibiganiro, batangira kwamagana ibintu bimeze nk'ibiri gushaka gupangirwa Ibrahim Traoré kugira ngo bamukure mu nzira bitewe n'imiyoborere ye, ibyemeza afata. Abantu bose bakomeza kuvuga ngo nta muyobozi wa Afurika witwaye gutya ujya uramba, bakunze kuhita babica. Niyo mpamvu uyu mugabo nawe yahise asubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaje yicara imbere y'itangazamakuru imbere y'abaturage mu mbwirwaruhame, atangira kubabwira ati abo tungana, uyu mugabo ni mutonya afite imyaka 37, mu perezida Ibrahim Traoré aravuga ati urungano rwanjye, urubyiruko muri rusange abo tungana, iyi systeme niyo twavukiyemo, atari ko iyi systeme ntabwo igomba gukomeza ngo dukomeze igihugu cyacu cya Burkina Faso kibeho muri ubu buzima, muri iyi systeme y'ubucakara. Atamahitamo nabiri, no kurwana tugafata urwana bitihise, tukemera kubaho tukazarinda dupfa turi abacakara, or we remain slaves forever. I told you once, there are those who are slaves in their minds. Akomeje avuga ati narababwiye hari abantu babacakara, by'umwihariko babacakara mu mitwe yabo. Ataba ngabo nibo buri gihe bagerageza gukomeza bakorera barabambega twakwita ngo ni ibihugu by'ibihanganye cyangwa se bafite inyungu muri ibyo, bagerageza gukomeza ari abacakara imbere yabo babakorera ibyo basaba. Ibyo babakorera nukuza mwebwe abaturage bakabashuka, bakagira ibyo babeshya. Urumva nyine bari batangiye kumugaragaza nk'umuntu mubi, nk'umuryi wa ruswa, nk'umuntu udafasha abaturage be, aho gukoresha ubutunzi bw'igihugu zabo z'igihugu kugira ngo azikoreshe mu nyungu ze ngo n'abasirikare be. Hano yakomeje kuvuga ati bakoresha babacakara babo b'abanyafurika kugira ngo baze bashuke mwebwe abaturage, namwe kuko mutere abantu nkatwe umugongo. Ati niyo mpamvu abaturage ba Burkina Faso mugomba kugirana inama kugira ngo ibintu nk'ibyo ngibyo by'ibinyoma babazanira mujye mubyirinda. By'umwihariko ibyo ngibyo banyuza mu itangazamakuru. Ati twebwe twahisemo kurwanira igihugu cyacu, namwe mukaba abaturage bagomba kurwanira igihugu cyanyu, kandi mukumva ko nta kintu cyiza kiruta kurwanira igihugu cyanyu. Ibrahim Traoré yari imbere y'abaturage be. You must close your ears and move forward. Ati naho abo ngabo bashaka gukomeza kubashuka bakoresheje inyandiko, bakoresheje iby'itangazamakuru, mufunga amatwi mu bima amatwi, mukomeze murwanira igihugu cyanyu, turwanira iterambere ry'igihugu cyacu, dukomeze tubarwanye. Tahandi bushobora kutazabarwanya, atari ko twebwe hano tuzakomeza tubarwanye. They are not non-governmental because
because they are funded by a federal. ati by'umwihariko tugomba kwirinda abo ngabo bita ngo ni za NGO biriya ibigo byitwa ngo ni ibigo bidaharanira inyungu. Ati kandi bibeshya byita ibigo bidaharanira inyungu ariko usanga biterwa inkunga binafashwa n'amareta. Ati ibyo bigo byitwa ngo ni ibigo bidahanira inyungu bireberera uburenganzira ngo bw'abantu ngo bikunda abantu cyane. Ati ibyo bigo nibyo bigenda bigahimba amaraporo bikajya gutanga amaraporo avuga ngo mu gihugu cyacu dufata abantu nabi, turi kwica abantu, abaturage nta kintu tubafasha, ubuyobozi ni bubi ku baturage. Ati izo NGO z'abazungu nizo zisubirayo zikajya guha raporo abo ngabo baba babahaye amafaranga gutanga raporo hirya no hino ku isi zigaragaza ko turi abantu babi. Ibyo bikarangira byishe morale yanyu nk'abaturage. Ibyo bigatuma mubura imbaraga zo kubarwanya kuko bamaze kubabwira ngo mugendere kuri izo raporo zabo. Tugomba kubarwanya tukabamagana. It's true that they have manipulated part of our populations in the Sahel here. Who destroyed Libya? It's this NGO, the same NGO that made false reports and ndetse hano yakomeje avuga ngo ikindi kintu mugomba kwitaho. Ati aba bantu n'iyi miryango yabo baha amafaranga ngo nizi gakora amaraporo ngira ngo mujya mubibona biriya bihugu iyo bishaka kurangiza biricara bikavuga biti imiryango yaranira ibi nibi za NGOs nizi zazanye raporo zigaragaza ko rwose ibintu biri kwangirika muri iki gihugu, umuyobozi wabo ari umunyagitugu, umuyobozi nta keza ke, kandi mwebwe abaturage ibyo bintu mutajya mubibona. Ari ukabona raporo zabo ziri kuza zigaragaza ko umuntu kuko ari mubi cyane, ari umunyagitugu, ari umuntu mubi cyane. Uyu rero nawe yakomeje avuga ngo izo raporo mu ijambo rya Traoré hano niho tugarutse, yakomeje avuga ngo izo raporo z'abo bantu nizo zarangije Libya. Izo raporo mpimbano nizo zagize gute zarangije Muammar Gaddafi wakoreraga igihugu cye, bavuga ngo ni mubi ngo akora ibi nibi ngagira gutya. Izo raporo zabo amahanga akahita byemeza agaterana, cyangwa se n'abaturage namwe ubwanyu mugatangira kuvuga ngo koko nibyo ibitanzwe na raporo zaba ari abantu nibo badukunda cyane. Icyo bashaka no kugira ngo basore izo raporo zabo bateze kwigaragambya muri mwebwe abaturage, mushake gukuraho uwo muyobozi bashyize muri raporo. Uko ibyo ngibyo babikoze babikora Muammar Gaddafi. Ati ibyo ngibyo nibyo bakoze no muri bihugu bigize Sahel bidukikije, ibyinshi biyobowe n'abacakara baba bantu nabo bagendera kuri izo raporo. Twebwe hano iwacu tugomba kwamagana izo raporo z'izo NGO kuko byose nibyo bakoresha ngo batwatake nk'uko babikoze bataka Libya. Ati bari abantu ibintu bakoze muri Libya ukuntu bitarimo indangagaciro. Abo ntago ari bo bantu muri kano kanya baza kutwigisha ibyerekeranye n'imiyoborere n'indangagaciro n'iki, kuko twabonye icyo bakoreye igihugu cya Libya. Ngira ngo mwarabibonye baraje babwira abantu muri Libya ngo igihugu cyanyu umuyobozi wanyu n'umunyagitugu, bigiraga ubuntu, bivurizaga ubuntu, ibintu byose byari ubuntu, kwiga ikintu cyose, ibintu byose byari ubuzima bwiza, warahembwaga ibintu byose warabikorerwaga muri Libya. Baza babwira ngo Gaddafi n'umunyagitugu. Abaturage nabo buri hari ukuntu barengwa. Abaturage ari igihe barengwa umutekano, bakarengwa ibintu byiza, ubuvuzi bwiza, ibintu byose bakarengwa. Abaturage ba Muammar Gaddafi bararenzwe bakibona izo raporo, barabwira ngo umuyobozi wanyu ni umunyagitugu. Byarangiye ubwabo batangiye kwigaragambya no kumwamagana. Ariko uyu munsi wa none abaje babwira ngo baje kubakiza umunyagitugu baraje basenya igihugu, barahaturitsa, bakuraho ubuyobozi wari uriho. Ubu ngubu igihugu ni amatongo n'ibintu biraho, ntago nyine demokarasi barayibahaye, twarayibonye n'iterambere. Niyo mpamvu Ibrahim Traoré hano nawe yavugaga ngo ibyo bakoreye Libya natwe nibyo bashaka kudukora hano. Mwigaragambye muvuge ngo ko umuyobozi wacu ni mubi kubera izo raporo zabo, ariko ugasanga bitandukanye n'ibyo mwebwe mubona mu gihugu. Atari ku bundi reba isi, babanze bajye kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu hirya no hino ku isi mbere yo kuzana iwacu ngo baje ngo baradukunze, baje kurwanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ari cyo mwebwe hano muri Burkina Faso. Babanje bakarwanira uburenganzira bw'ikindi kiremwa muntu hirya n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu iwabo mu gihugu. Biriya bihugu nabyo iwabo mindani haba hari abantu babayeho nabi, birirwa bigaragambya bavuga ati ibintu ntibigenda neza, ariko ugasanga ngo kubwera impuhwe nyinshi basize bene wabo bafite ibyo bibazo ngo baje kubanza kurengera uburenganzira nanone ngo bw'Abanyafurika. Ati babanze bakemura uburenganzira bw'ikindi kiremwa muntu hirya no hino, bazabone kuza hano iwacu, ntago tubakeneye nonaha. Uyu ni Ibrahim Traoré. Ati hari ibihugu byinshi bibabaje cyane kuturusha, abantu bicwa, abantu baza bakabashimuta, abantu bicwa akanya kariko kose, nugerageje guhunga kwicwa. Babanze bajye gukemura ibyo bibazo, nimba ndumva ariho hababaje cyane. Uyu mugabo yakomeje avuga ati mbere na mbere mubanze mwibuke kubona abantu batatubona twebwe ubwacu nkaho turi abantu, batubona nkaho turi munsi y'abantu tudafite agaciro, batubona nkaho turi abacakara. Uyu ni Ibrahim Traoré abwira abaturage b'igihugu cyabwira ati nimba mwumva ngo bano bantu ngo baje kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu ngo bababona nk'abantu,
ati ntago ari byo kuko ntago babona ko mwebwe muri abantu, babona nkaho mumeze nkaho muri munsi y'abantu, ati batubona nkaho turi abacakara. Imyumvire yabo ya kera n'ubu ntago irahinduka, uko badukoronije batubona nkaho turi udusimba, turi utuntu turi aho ngaho, n'uyu munsi niko batubona, niko yabwiraga abaturage be. In their minds, they have never changed their mindset, but it's up to us to show them that we are not slaves and ati bo baracyatubona nk'abacakara, atari ko twebwe nicyo gihe cyacu ngo tubereke ko twebwe mu mitwe yacu tutakira abacakara, tutazigera tunabyemera kongera kuba abacakara, ahubwo tuzarwana. Ibrahim Traoré yakomeje avuga ati igihe kirageze ngo duhaguruke turwane ku bihugu byacu, twamagana abo bantu. Ati ubwo intambara y'isi ya kabiri yari irimbanije, ibihugu byose byarahagurutse bitangira kwirwanaho n'abaturage baraguruka barinda ibihugu byabo. Atari ko hari igihugu cyananiwe kwirinda. Icyo gihe mu ntambara y'isi ya kabiri, icyo gihugu cyaraje gitwara abakurambere bacu babirabura kugira ngo bajye kukirwanirira. Atari ko icyo gihugu nacyo ubwacyo muri kano kanya kiri kuza kutwigisha amasomo y'ukuntu tugomba kwitwara n'ukuntu tugomba kwirinda. Ati ari twe abakurambere bacu bakirinze icyo gihe. Ati niyo mpamvu mugomba kwibuka ko tukiri babakurambere barinze ibyo bihugu, n'abari ko bakimeze twabasha kubirinda kuko bari bananiwe kwirinda, abakurambere bacu rero bagiye kubarinda. Mbega ibyo bari gukora bameze nk'aho ari ikibindi cyangwa se kino kibindi batekamo, ati bameze nk'aho ari ikibindi kiri kuza kubwira zino keto zino mushyushyamo amazi n'ibiki ngo irirabura. Mbega ni kwa kundi bavuga ngo ikimuga kiriwe, mbega ikintu kibi cyane kikaza guseka akantu gatonya, kwa kundi bavuga ngo barameze nk'abafite ikintu mu jisho kinini cyane ariko bakashaka kuza kudutokora twebwe harimo akantu gatonya cyane. you are the descendants of those same ancestors. These same individuals there. Turi kugerageza kubaka igihugu cyacu no kurwana ku gihugu cyacu, ariko ba bantu bo bari kugerageza guhimba amaraporo atwangiza, yangijize ishusho yacu. Ibyo tugomba kubirwanya. We oppose this. We will never agree. Continue to defend your lands. It is your wealth that interests these people. Ndetse hano yakomeje avuga ati mukomeze murinde ubutaka bwanyu kuko ubutunzi bwanyu nibwo bushishikaje bano bantu, nta kindi kibashishikaje. Ntago ari umutima mwiza bakunze abaturage ba Burkina Faso. Ati bira bihugu bihaguruke cyangwa se Amerika iri kuvuga kuriya ngo ikunze abaturage ba Burkina Faso cyane ku buryo imanutse kubarengera no kubitaho, ntago ari cyo kibashishikaje. Nicyo Ibrahim Traoré yavugaga ngo murinde ubutaka bwanyu kuko ubutunzi buri mu butaka bwanyu n'ubutunzi bw'igihugu cyanyu nibyo bishishikaje bano bantu ubona baza bavuga ngo baje kubitaho no kubagirira neza. Mbega nuzajya unabona na biriya bya Kongo ngo bakunze Kongo cyane umutekano n'ibiki, ntago ari ko yabimeze, ntago ari urukundo. Ati zahabu zacu n'ubukungu bwacu nibyo bibashishikaje byonyine. Uyu mugabo Ibrahim Traoré byonyine amavideo akomeje kuzenguruka hirya no hino, ni amavideo agaragaza amazu yubakiye abaturage be. Ni amazu nawe ushobora kugenda ukabona muri kano kanya, ni amataje manini cyane, amataje meza cyane yo kugira ngo abaturage ba Burkina Faso bazaberamo ubuntu, bakagenda bagaturiramo ubuntu. Ayo mataje yashize amezi make cyane abarirwa ku ntoki. Ibrahim Traoré atanze itegeko ngo atumye n'amamashini muri Zagana n'ahandi ngo ntumye ibikoresho muze mwubaka amataje azaturamo abaturage banjye badafite iyo baba kandi bagatura muri ayo mataje ku buntu. Ayo mataje yubatswe mu mezi make cyane, ubu tuvugana arenda kurangira. Ibyo ngibyo ngo ni ibintu bituma abantu bakomeza kuvuga ngo uyu muyobozi ni nyabaki. Abandi bayobozi ba Afurika bamaze imyaka amagana ku buyobozi ariko ugasanga icyo kintu ntibaragikora. Umugabo atangiye kubikora mu mezi make cyane. Ibyo rero biri mu bintu bituma urubyiruko rw'isi yose cyangwa se urubyiruko rushyigikiye Afurika n'urwa Afurika muri rusange rwose ruri ku mbuga ruri kwamagana ibyatangiye kuvuga kuri Ibrahim Traoré, bavuga ngo mwitwicira umuntu, mwishaka kumugambanira, mwishaka kumugerekaho ibyaha. Hari imyigaragambyo ku mbuga nkoranyambaga bamagana ibintu byatangiye kuvuga kuri Ibrahim Traoré kuko baravuga ngo ibikorwa ari gukora ni byiza, nakomeza gutya ashobora gukora ibyakozwe na Muammar Gaddafi. Se nanone ibi ngibi bikamera nkaho biri gushyira igitutu ku bandi bayobozi ba Afurika kuko bavuga ngo ese Ibrahim Traoré mu minsi mike ibikorwa ari gukorera igihugu cye n'iterambere ari kuzana mu gihugu cye, abandi bayobozi ba Afurika bo bazatanga uruhe rwitwazo ko ibihugu byabo bigumaho byari biri cyase bikanasubira inyuma. Ibindi bihugu byabo biba birangwa n'ubukene, kudatera imbere, guhora ahantu hamwe, ni ibibazo biba bihora muri ibyo bihugu gusa. Ese abayobozi b'ibyo bihugu batanga uruhe rwitwazo iyo babonye Ibrahim Traoré? Burkina actuellement, quand on vous parle de la reconstruction du Burkina Faso là, vous pensez que non, c'est de la blague. Vous-même regardez le Burkina Faso en construction.
abangaba ni abasore ni abajene bakoresha zino mbuga nkoranyambaga, ngira ngo urabona ko izi mbuga nkoranyambaga zaje zisigaye zihutisha amakuru cyane, baba bazenguruka bakajya imbere y'ayo mataje ari kubakwa na Ibrahim Traoré bakafatira amavideo nk'ayo bavuga ati nimwumva ngo Ibrahim Traoré ari kubakira abaturage be ntago ari kubaka twatuzu dusanzwe, ni amataje ni imiturirwa minini cyane ari kububakira kandi yubatswe mu mezi make cyane, apana bya bindi umuntu akubwira ngo bari kubaka ngo bafite umushinga wo kuzubakira abantu ugasanga hashize imyaka 10 nta kintu kirubakwa na kimwe, cyangwa se aribwo fondasiyo itangiye. Hano bari kwerekana amazu Ibrahim Traoré ari kuzamura mu mezi make cyane, amazu ari kurangira mu minsi mike abantu bari kuyinjiramo, ariko byarenga byasubira inyuma muri biriya bihugu bari abayobozi bakwicara n'amaraporo yabo bakavuga ngo umugabo ngo amafaranga yose y'igihugu ayakoresha mu nyungu ze bwite n'abantu be ba hafi ndetse n'abasirikare ba hafi, ngo abaturage ngo ntago bitaho. Ariko mu by'ukuri biba bitandukanye n'ukuri kuri